reka tubifurize kugira umunsi mwiza n'igicamunsi kiza by'umwihariko hari akana kitwa Ganza Kankunda gakora indirimbo zanjye Imana igaho umugisha abadukurikiye bari muri state zigiye zitandukanye by'umwihariko bari muri Amerika abagiye bari muri state zigiye zitandukanye cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye namwe turabazirikana urukundo rwanyu turarubona ariko umuntu utarakora subscribe please do it banzu ugira ukuntu bigenza kugira ngo dukomeze kubana neza ndi kumwe na Noheli Prophete Byukura bagirane umuhanuzi w'Imana akasa mutwe kasongo yihwa buriya nje nkunda kubwira abantu ngo aho tuva ni kure aho tugana naho ni kure bahazi ariko cyane ko Bibiliya ivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma na mwana ntabwo Imana izadutabarira mu matiku ntabwo Imana izadutabara nje nzabana Imana yagitabara benshi batakoza amatiku niyo mpamvu rero ushaka gutangariza isi gutangariza abanyarwanda ko uyu munsi wa none namaze gusobanukirwa ko Yesu yagutungisha gakondo yo muri Bibiliya ko Yesu yagutungisha kugubwa neza cyane rega nanashaka akazi ndi umusore nta muntu wanyuma akazi ngakora kandi kazi katarimo ibintu by'amatiku niho habi ahubwo tugara ni heza ariko by'umwihariko nagiye ibintu mvuga reka mbanze nsaba imbabazi umuntu witwa Pastor Etienne Steven Hakizimana uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbabazi ko namusesenguyeho nkamuvuga ibintu byinshi ibyuzi n'ibyo utanazi ibyo nzi n'ibyo ntazi nkashyushya inkuru musabye imbabazi mboneraho no gusaba imbabazi Pastor Mutesi nawe namuvuzeho ibintu byinshi kandi yaguhaye umupira ujye wambara ndashaka gukizwa ubungubu byanyabyo kuko namaze kumenya ko ubwami bw'Imana buri hafi niyo Patrick Nganzo yamaze kumbabarira nkimara kwicara hano kuri cano nawe namuvuze ibyo nzi n'ibyo ntazi buryo umuntu avuga hari ibyo avuga by'ukuri n'ibyo avuga bitari ukuri agashyiramo umunyu ibirungu ibitunguru ariko narimbabajwe n'ukuntu yaragiye gupfa ewana namusabye imbabazi nk'umukristo ejo bundi wambonye ngaramye mu muhanda nabonye ugaramye mu muhanda hari azabatsinda ni kwa kuntu bavangugira neza wigendera iyo utagira umuntu witwa Bosco nawe turamushimiye kabisa yarakoze niwe guhamagarije ambulance iraza iragufasha warupfuye ariko Imana yabanye nawe kandi irakurinda hari abantu rero tubwire ngo umuntu yakoze impanuka bakanya ngo nukubeshya niyo Patrick Nganzo kugira ngo murabona hano mu biganza bye katari Watermelon yikoreye cyangwa se ibindi yakoze impanuka ikomeye cyane wagira ngo sinzi umudayimoni waje ku kintu cyitwa cano yanjye ayicara hejuru umva ayisiga umwanda mfite agacano kitwaho narinuye TV ariko ntikagira ahantu kava nikagira naho kagera gusa abantu bakambwira ati we nugashyira amatiku ugatwika cyane bwo kazarebwa rero naje gutekereza ndavuga ni bundi amatiku niyashaka kazarebwe n'abantu batanu ariko bakijijwe bumva ijambo ry'Imana bumva indirimbo ariko ntago ari ngombwa ngo nkarikureho amatiku ako niko gacano mfite kandi ndabizi neza ko kazagenda kazamuka uko bwagenda kose cyane ko bundi ngiye ntago umugisha wanjye muri YouTube channel tu niko ngiye mbibara uba wumva umugisha uri umugisha amabuye umugisha wanjye muri Kristo Yesu kandi uri Kristo Yesu gute nyine dusobanurire jemba no umugisha wanjye ushobora guturuka handi hano kuko umbajije neza niba nde kuri kiganira handi kikarebwa n'ibihumbi 50 ijana 25 kuzamura iwanje narekura bikanga kandi nguru umustar ikintu nabonye cyo banza naravukiye kuremera abandi no kuzamura abandi ariko nge byaranze ndandi ngo na muganga wigangahura tu cyangwa wivura kandi iryo jambo ry'Imana agomba azagerageza buryo cyarivuga bitacinge ku mitima yanyu hama mukuri impiri mu mifuka mu muhereze yubake siko ubitekereza wowe erega buriya ntabwo Imana ikoresha abantu benshi Patrick Imana igiye gutabara ntabwo ikoresha benshi izakoresha ngewe cyangwa izakoresha Meshake shobora gukoresha Meshake gahunda Studio TV shobora gukoresha n'undi go hirya hino rero niyo mpamvu cyane ko nawe bagiye bakuvuga ariko ntucike n'igihugu mugeni wa Yesu itekure uri hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe n'abamwisera anyway reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira umunsi mwiza guys family arya ni family
Mary and Family. Abagore n'abagabo mudukurikiye kuri niyo Patrick Nganzo, Imana ibaha umugisha ibibondo. Reka tubifurize kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza. By'umwihariko hari akana kitwa Ganza Kankunda. Gakunda indirimbo zanjye, Imana igaho umugisha. Abadukurikiye bari muri state zigiye zitandukanye, by'umwihariko bari muri Amerika, abagiye bari muri state zigiye zitandukanye cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye, namwe turabazirikana, urukundo rwanyu turarubona. Ariko umuntu utarakora subscribe, please do it. Banzu ugira ukuntu bigenza kugira ngo dukomeze kubana neza. Ndi kumwe na Noheli Prophete Byukura bagirane, umuhanuzi w'Imana, akasamutwe kasongo yihwa. Ariko niba none akira akasamutwe simbizi, njya kubona nkabona ejo yavuze ibi, ejo yavuze ibi, agahindukira kivuguruza. Ntago byoroshye, ariko kandi Imana iduhana umugisha, turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira kuri niyo Patrick Nganzo, Imana ibaha umugisha. Yes. Amazina ni Prophete Noheli Byukura bagirane. Waruvuze ngo akasamutwe, ubu narahinduriwe nanjye. Ni wowe uherutse kuvuga ngo nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura nawe si ibintu bisanzwe. Uravuga ngo wahuye nawe abamushya. Ni indirimbo wakoze yitwa ngo Ipfundo, yaramfasha amindura icyaremwe gishya. Ubu nanjye narahindutse, niyo mpamvu mubonye ko nicaye kuri YouTube channel. Ariko by'umwihariko ikinzanye si ibintu byinshi, ni ibintu bike kandi by'umumaro. Reka mbanze nshimira abantu bakoze subscribe kuri iyi channel, tukaba tugeze mu 100 na 200 tuzahagera, kuko aho tuva niho habi, ahubwo tugara ni heza. Ariko by'umwihariko nagiye ibintu mvuga, reka mbanze nsaba imbabazi umuntu witwa Pastor Etienne Steven Hakizimana uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbabazi ko namusesenguyeho nkamuvuga ibintu byinshi, ibyuzi n'ibyo utanazi, ibyo nzi n'ibyo ntazi, nkashyushya inkuru. Musabye imbabazi, mboneraho no gusaba imbabazi Pastor Mutesi, nawe namuvuzeho ibintu byinshi. Kandi yaguhaye umupira ujye wambara. Ndashaka gukizwa ubu ngubu byanyabyo, kuko namaze kumenya ko ubwami bw'Imana buri hafi. Niyo Patrick Nganzo yamaze kumbabarira nkimara kwicara hano kuri channel. Nawe namuvuze ibyo nzi n'ibyo ntazi. Buryo umuntu avuga, hari ibyo avuga by'ukuri n'ibyo avuga bitari ukuri, agashyiramo umunyu, ibirungu, ibitunguru. Ariko narimbabajwe n'ukuntu yaragiye gupfa. Ewana namusabye imbabazi nk'umukristo. Ejo bundi wambonye ngaramye mu muhanda. Nabonye ugaramye mu muhanda, hari azabatsinda. Ni kwa kuntu bavangogira neza wigendera, iyo utagira umuntu witwa Bosco. Nawe turamushimiye kabisa, yarakoze niwe waguhamagarije ambulance, iraza iragufasha warupfuye, ariko Imana yabanye nawe kandi irakurinda. Hari abantu rero tubwire ngo umuntu yakoze impanuka bakajya ngo nukubeshya. Niyo Patrick Nganzo kugira ngo murabona hano mu biganza bye katari Watermelon yikoreye cyangwa se ibindi. Yakoze impanuka ikomeye cyane, ari kwigare bari bamwishe. Ariko Imana yabanye nawe. Ubwo rero ni benshi nasaba imbabazi, asi yawe narazimusabye, ba Pastor Code, mbese abantu bose bo muri showbiz navuzeho, nk'abari kuraho imiriro, bashadiye muhire, bano ba Angelique, bose ewana. Umunsi umwuka yamaze kwemeza n'abandi umwuka nyemeje ko ngomba gukiranuka, hajya nza mvuga ijambo ry'Imana nkuba ku bwami bw'Imana kurusha kuba ku bwami bwa Satani. Imana ishimwe ariko yikunzaniye. Bundi nari nkurwaye kuzaganira nawe, ariko ntago nari nkurwaye nk'umuntu ugufitiye inzika, nari nkurwaye nk'umuntu kwifuriza ibyiza cyane. Aka kantu abantu bakumve, nari nkurwaye nk'umuntu kwifuriza ibyiza, sinari nkurwaye nk'umuntu ugufitiye inzika cyane. Noheli dukunda kukubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, uvuga ku makuru agiye ari kugaragara hirya no hino, ku makuru ari gutrendinga hirya no hino kuri ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi ibi bintu nyungu bikuramo ni iyi? Iri joro icyo kintu bazombajije ikibazo cyiza, nibwo nicaye ndatekereza, nari ndyamye marayika w'Imana aransura. Hanyibutse ukuntu yantabaye ndi imbobo, nagira urukweto rwo kwambara. Anyibutse ukuntu yantabaye ndi imfubyi itagira data na mama. Anyibutse ukuntu navuye icyangugu umeze ku myaka 5, nkagira muri Kigali nkangara. Anyibutse ukuntu nabayeho nagira hepfo ndetse na ruguru. Nsanga kwirirwa njya ku YouTube channel y'abantu, ndamotera, ndavuga indashyushye ibihuha, ndavuga ibiriho n'ibidahari, ku kwezi bajye kubikuza. Jewe nsanga ndi mu buyobe. Mitavuga rero, ariko naje gusanga impamvu y'ibi byose ari inda.
ubundi gusenga Imana ngo indindi inzara indindi inyota uri kumva neza ubundi nyikorere nshikamye nk'umukozi wayo kuko ikintu cyinshi gituma abakozi b'Imana benshi bamwe babivuyemo bakinjira mu bintu byo kuvuga abantu ninda baba bari gushaka indamu zituruka muri views baba bari gushaka ngo idolari rigeho rero uyu munsi naje gusanga ibintu wa mugani nirukamo bimariye iki bivuze iki mu buzima bwanjye biramvana he birangizayo abantu bakambwira ati ko ari umuhanuzi uhanura ibintu bigasohora ukaba uri umuvuga butumwa ukaba ufite indirimbo nziza ukaba uri kuzamuka wowe kugira ngo wegere bagenzi muzamurane bakuzamure ahubwo nibo urimo urabavuga urimo urabarokuraho imiriro ngo ni za rokete uyu munsi rero nafashe umwanzuro uvuga ngo rokete nzishyize hasi ubu mbaye umwana w'Imana mvuye mu rwuri rwa Satani nciye umugozi kandi abantu bakunda kuvuga bakadutega iminsi ngo ubwo se ngo ntuzongera ngo nibizagenda kwa kundi oya tugerageza gukora ibyiza Satani akadutanga imbere ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga wewe wivuga ngo ntera amabuye ngo uzuntere imijugujugu ahubwo ngo uvuga ati Imana ikubashisha unsengere kuko byose bituruka kunda kuko niyo umuntu akubwira ati ngo inure kurokana k'imiriro ngibi bintu by'ibihamya bihari bimurega akagukubita 10 ntuzayanga rero Imana niba yandinze iyo nzara ikandinda iyo mijugujugu ya Satani ntabwo nzaza kuri kamera ngo nje kuvuga niyo Patrick Nganzo ngo nje kuvuga umuhire Shadi ngo nje gushyushya inkuru abantu banumve ko ibintu byose twagiye tuvuga muri showbiz abamo gukabya abamo ibyanyabye n'ibitari ibyanyabye mbo hari wenda uvuza ko kantu uvuga ku bihumbi 10 uvuga n'ababa biguhaye 90% nibi bintu ibi biganiro mukora cyangwa se aya makuru tujya kubona tukabona uri gutwika aya kumva ufasha ukuboko gushyize ku munwa kugira ngo nibiki na za ndobo mbona uri guhondagura ibiti buryo buri kubiterwa na bya bihumbi 10 baguhaye si nibyo gusa nibindi bivango ni ibihumbi 10 none se ubuwe tuvugana baguteye amabuye gake kutaritse YouTube nawe no kuvuga ngo utegereje ifaranga rituruka kuri YouTube kandi noneho ubu baguteye imijugujugu uhembwa make ubu noneho uri guhembwa menshi cano ya boostinze yazamutse urabona ndi guhembwa nkanga ndakubwiza ko ahubwo ni nka 200 atari miliyoni zingahe miliyoni zingahe nkemwe n'igice gutyo ariko icyo navuga ntabwo ari 10 gusa none se ugira ngo niba Patrick bakubonye uri gusambana kandi koko bakabakuriye ifoto bakavuga ati nta wundi muntu wasesengura kuri Patrick uretse Noheli afite n'ukunda muzi nama magara ati ngo nubivugira namaza ndungukire ambwa ati ndagukubita agatike k'10 niba nyereka ifoto yawe wagiye gusambana abantu niwe kweri niwe pe bwati yururu umukozi w'Imana ko kanaka uririmba indirimbo z'Imana tuzi urumva rero ni byinshi cyane nka Steven we namusesenguyeho Etienne namuzi tutaranahura uretse ko n'umubyeyi mwiza cyane ko nibyo avuga gutarubizi uretse kugendera mu kigari tukaganira reka mushimire yanze kunyuka inabi arambwa ati se nk'ubukunde kurahimirira utanzi mwana wanjye koko kukiri muto uranziza iki yamugani ihangane niba ngukomerekeje wese azakomora ariko ndizera ko uyu munsi ewa musabye imbabazi nawe hari ikibazo nkunda kubaza abantu hanyuma mbanze mbwira abantu utarambaza icyo kibazo sindi Kayusi sindi n'abandi mwagiye mutangirana baza bivuguruza bavuga ibintu utamenya bakora ibintu bidafituka njyewe no hero ikigera ndi kugeramo ejo nzashaka nzubaka urugo mfite n'imyaka yo kuba nakubaka kandi by'umwihariko kuba navuze ngo reka niyunge na Patrick reba nk'uwa rutuvuyemo wari kugendana nimba n'agahinda ya Noheli wari kugendana ikibazo ariko ndavuze nti cyane ko tunavuka ahantu hamwe hari umukobwa umwe waririmbye niba ari muri arena niba ari muri hotel imwe aravanga abashi tumenyane natwe rero ni umuvuga yarari kwivuga niho duturuka singomba n'undi mugabo waremye ng'abanyarusizi nta munyarusizi ukorwa n'isoni cyane ubwo rero nampamvu kugira ngo twirwe duhanganye wagira ngo hase hejuru wagira ngo nituvuka mu gihugu kimwe wagira ngo nituva amarasamwe ejo bintu naje kubitekerezo nsanga gusaba imbabazi kandi n'ubu twari ntaga ari ubugwari nsanga ngomba kuvuga nti nshiye bugufi kandi nimujya mukosa mujye musaba bagenzi banyu imbabazi bibirava ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu byaha mwongera komeza mu ariko nohe yego mu minsi yashize ejo bundi nkora impanuka ubwo nari ndyamye hasi ntazi niyo ndi nahise ninjira mu cyiciro cyo gukurura mpita mbona nyine abantu bose twageranye nabi bibazo ngiye kubona mbona nawe urimo nibuka amagambo yose wamvuze ku bijyanye n'idini n'ibiki byose n'iby'idini ryanshinjaga nibuka ibyo wavugaga kuri Etienne ejo bundi nsanga icyo gihe narakurakariye ndavuga ni sinkwiye kugenda
ntarahura na Noheli ngo byibuze tubabarirane rero Imana ishimwe ko ngihumeka umwuka w'abazima ndakubabariye mu izina rya Yesu ndakubabariye ariko kuri ubu mfite ibikomere cyane mba nabibonye mfite ibikomere ku ntoki bakoze cyane n'abakunzi bawe ubwo barambabariye kandi nabo bihangane ariko kandi ikibazo tujya tugira mugani wawe nk'uko wabivuze dukunda kubona usaba imbabazi kenshi ariko tukajya kubona tukabona Noheli yongeye kuba wundi utandukanye bitewe n'iki Erega buriya hari ikintu abantu batari bamenye ikintu cyatumye Imana ikundira Dawidi si ugukiranuka cyane ahubwo Dawidi Imana yamukundira kuko yasabaga imbabazi Dawidi yari umuntu w'umwicanyi ari umusambanyi ari umunyantege nke ariko yagera ku akumva amakosa ye akihutira kuyasaba imbabazi buriya muri showbiz sinjye wakurekuyeho imiriro gusa hari n'abandi bakurekuyeho imiriro banagukomeretsa kurusha njyewe cyangwa se banakugenza kurusha njye ariko njye kubera ko ndi umwana w'umunyabugingo ntazarimbuka murana ijambo rivuga ngo Mana mbabarira kanaka nakoshereje mbabarira rero tubeshejweho n'imbabazi z'Imana ariko uyu munsi nafashe umwanzuro kuko namaze gushyira ubwenge ku gihe ubona ndi kuganira n'umwuka wera nsanga izi YouTube channel nirukiramo ntacyo zimariye ngiye kuguma ku gacano kanjye natangiye kwitwaho nari inuye njye nyuzaho turirimbo gafite igihumbi abaviyuze igihumbi nikunza nyuza nk'indirimbo ninkinira kuvuga yatangaza amakuru nkicareho mbwirize cyangwa mvuge n'ibindi bifitiye society nyarwanda umumaro ibintu byo kwirwa vanga ngo Patrick ngo niyo Padiri Nganzo ko ibyo natekereje ni Yesu ni Matayo ni Luka ningira ikosa nkubonaho mbere yuko umva ngo ngiye kuvuga nje nzaza ngushaka mvuga ati Patrick mene date twasabanye babaza ariko ari ibintu bitagenda mubwira ni ibi bundi uretse ko nabantu bakabya hari ukuntu byagendaga cyangwa ahubwo bugiye gutangira bundi bushye oya nta bya bundi bushye bundi birava ngo mwene so nakosa musanga umwegera umuhugure hari ikintu maze kuvumbura kuri Noheli isara amafaranga wampaye nyine icyo nshaka kuvuga ndagira ngo duha abantu kuri kuzuye sibyo hari akantu maze kuvumbura kuri wowe wowe Noheli n'umuntu witwa Pastor Claude n'umuntu witwa Juste ngo iyo mufite umupango wanyu murategura ntago ari ibyo ngibyo umupango dafite ubuntu gukora Yesu nese Pastor Claude wabonye ataciye bugufi umva nkubwira ikintu namaze kuvumbura ejo bundi Pastor Claude reka nsubire inyuma ejo nakubonye Pastor Mutesi yakwambitse umupira witwagira neza urangije niba nyuma yaho ngiye kubona birashoboka baranyibye suko kubeshya pe nyuma yaho ngiye kubona baranyibye kuva nazira karuvati gusa nayo musabye imbabazi kuko namuvuzeho ariko ikibazo nagize ngiye kubona nyuma yaho uraje ati noneho ngiye kumena umuceri ati harya ngo wampaye umupira n'ibiki reka none ubu uraje umucana aho muri ruteye ubwoba sinakanye ko yawumaye umupira yego ndabyemera ko yawuguha ariko noneho ibintu mwamukoreye byo noneho umwuka byane oya erega buriya ari kintu mutazi Patiri dore kuravuga ngo ati ndamena umuceri ndawumena uretse gato bibira vuga ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ntiyiriwe navuka ikindi noneho buretse utararenga jambo ry'Imana naryo Bibiliya ikavuga ngo nta kizabuza bigerageza kuba yego ariko ubiza nawe azabona iki ishyano wowe rero ubu ufite ntabwo bufite kuzabona ntabwo bamfite kuko ubu tuvuga niyo napfa none ahandi umwere wamaze kwihana Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya igaragaza umuntu witwa Yobu uyu Yobu ngo yari afite inshuti zirimo ba Biludadi n'abandi ngo noneho bamucinyuma baramugambanira bamukora ibyo bashaka ngo Imana ibaca amande imaze kubaca amande irababwira ngo nimugende mutanga amande ko mwamvuzeho ko mwahemukiye ubu njyewe nahemukiye turicaranye wo tuticaranye rikundeba imbere ya kamera ariko waramvuze we narakuvuze cyane kuko uri umwana wabyeyi n'umugore kandi umuntu wabyeyi n'umugore aramigiye gito kandi nacyo cyuzuye umubabaro urabona ejo bundi utarupfu utarugiye yashimwe rugira ukidutije ubuzima none nohe yenda reka tuvuge 90% ibintu ukora ni akazi si akazira kubera ko iyo uje kuri kamera kuri ku Rugendo TV n'urugero ukajya kuri Keza n'ibiki byose byanze bikunze no kuburi wakura umugati wigeze kubivuga akantu k'ibihumbi 10 wavuze ubwo kaba gafite n'ikigaherekeje ngiye mva nkubwira ubu hari umushyitsi uragusura iwe ngo agende atanyweye cyangwa atari yatanyweye ndabyemera
hari umushyitsi uragusura umubwire nawe nunahaza uzanywa none Bibiliya nzanaza n'abamama rubasha n'abana barubasha babone ko nta cyo dufitanye kuko biravuga ngo umushyitsi nagusura umuzimanire nahavu utamuzimaniye azakunkumura umukungugu mu birenge ubwo rugo nawe urumva ibyago bari bujijemo birahurira n'ikibazo nayo nkubajije ikibazo rumbaje kiravuga ngo ibyo bihumbi ako kantu baguhanga gafanta ibi bintu ukora ni nk'akazi ntabwo njewe ntabwo mbikora nk'akazi ahubwo mbikora nk'umuntu ushaka kugaragaza ukuri ngo abantu bamenye ukuri kw'abantu ariko nyuma kwa kuri kukabyara amaramuko kwa kuri nkoze nje nk'umuntu uri ku breaking inkuru kandi nyina yayishiriye hanze kwa kuri burya ntangaza nshobora kuhakura umugati kuko ari umushaka kumugati bavuze neza ubwo reka tubifate nk'akazi yaba nk'akazi kuko umurimo werekejeho amaboko niwo ugutunga yes kandi umurimo utunze rubanda nyine ubwo bari umurimo niba aho hantu uhajya ukakura 10,000 hoya nukuvuga ngo hari akazi none se umujura we ntaba ari akazi hari akazi dukora cyangwa se hari igihe dutangaza ibintu ugasanga urakomeretsa abantu benshi kandi ka kazi kakagakwiye gukura abantu mu byaha kabahindura kujya muri Kristo Yesu rero nukuvuga ngo ngiye sinabikora nk'akazi kuko nta cano igeze nsinyisha na rimwe ahubwo nabikorera nzi ko ndi gukorera umwuga w'Imana ndimo ndaburira abantu ndimo ndabwira abantu ngo muve mu byaha mu bujijukwe mu n'igisambo cyangwa mu mumenye gushyushya inkuru no gukora umurimo w'Imana none sugira ngo rega bura yumvaga abakozi Imana bakavuza nduru bande cyagihe kigera wowe ukaho ukajya ku musozi ukavuza indebe ukavuga ati mwumve nk'ubu mu bantu nsaba imbabazi na DPR irimo kuko none nayicubuje kugira mvuga ko nzarongoranye na siya barababaye ariko ibyo nabivuyemo birangira bigaragaye ko Steven ari uzamurongora nabo ntago yamurongoye ubu ako nta uvumira itararenga ashobora kumurongora ngaho da bonne chance nuko ngo ngiye ngubu ikigero ngezemo nkeneye umugore tuzabana nkaba papa w'abana kaba mama w'abana kwasi aho simpari ibyo ni ibintu navuze kuva na kera n'ahandi hose nako nta wundi ariko icyo nabwira abantu badukurikiye kuri niyo Patrick Nganzo icyo navuga uyu munsi wa none nuko Noheli bari bazi wa kera atari ugarutse ninjye wizanye ninjye wihamagariye Patrick bite nuko bari bamwishejo bundi modoka ari mumenye gatuza ahubwo abantu bagukunda bagukandira inyenyeri ugende nk'ibisosi mama rubasha gutekera ibisosi urye unywe agatuza gasubirane kuko nanjye malaria ari nkirice mu buriri nkumeje muri ko nari mfire mu buriri malaria yari nyishe maze ibyumweru nka bibiri arabagusuye bansura niho nahise mbona ni ya macano nirirwa nkomeraho nirirwa mvuza induru meze nk'ikiyongoyongo uri kumva neza mvuga ati ya macano amariye iki yirirwa mbwira ngo duha amakuru niwo utabura amakuru y'akana amariye iki nafashe umwanzuro iyo umuntu atagusuye mu byago no mu makuba n'ubu ntago ari umuntu wawe ubu rero kuvuga ngo namaze gufata umwanzuro umuntu wandwaje ni Yesu cyangwa reka nshimire emusimene gitero niwe muntu wenyine wandwaje muri iki kiga muri iyi minsi muri iyo ndwara yawe ya malaria akavuga ati fata 10,000 ugende ugura amata naho abandi nabo kucyatsa birirwa bava ngo ni ba data bo muri showbiz abe banyita ngo ni mukuru wabo abirirwa bambeshye ngo barankunda banyineho views ziba mu kanwa kanje ibyo nabisezeye aha Noheli rero hari ikibazo nkunda kwibariza abantu umaze imyaka myinshi muri social media reka twinjire mu buzima bwa kazi ni kazi ibi nabyo dukora burya nakazi aya makamera yose nizi nkuru dukora mujye muzifata nk'akazi kuko zirinjiza siwe wari kubivuga cyane ufite abantu bakunda kugukurikira bazi kuri umusore cyane Noheli ni umusore ufite nk'imyaka ingahe Noheli utatubeshye umva harabura nk'umwe ngo yegereze mikoro ariko harabura nk'umwe ngo nuzuze nka 30 kuko ndi mukuru ku myaka yawe 30 n'akazi umaze iyo myaka yose ukora dusangize cyangwa se wenda ku buryo n'umuntu wese ushobora kukumva ashobora kuvuga ati nanjye nshingiye ko Imana yagiriye neza Noheli ndafite ibyiringiro aka kazi ukora ko kuri social media buri munsi kakugejeje kuki ni nk'ikihe kintu kigaragarira amaso ushobora gusangiza abandi ku buryo uwo muntu nawe ashobora kuvuga ati nanjye ngiye kugerageza mere nka Noheli aka kazi rero kampindira ubuzima ku rwego ruremereye kuko nari imbobo ntazi kwambara ikote ubusigaye ndyambara mu buryo bw'imyambarire gusobanuka ko karamfashije ikindi kamfashije kumenyekana muri rubanda cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga ikindi aka kazi kamaye amafaranga kandi si ibyo gusa kamaye n'akabanza mfite ahantu bita muri Ngaro y'inka
aho ni hehe? hano Kinyinya urabona uca hano kwa Gatera hasi naho iragira ikibanza kazamukamo hejuru gutya hari munsi yaho bari kubaka Kinyinya. Banza nshaka kucyubaka kuko nkeneye ubushobozi bwatuma nyubaka nkashyiramo akazu nkava muri bya bintu byo kuvanga aho nari wese ho nyituye. Ikindi nuko aka kazi nkora vuba hakaramesha perime kuko ubu ndimo ndiga. uri muriga ufite provisoire? Mbo ikindi aka kazi ndimo ndateganya ko vuba habidatinze hari umuntu wambwiye ati ngiye gushaka uburyo ki wabona imikorere yo gucuruza. Yes, nukuvuga ngo mu matiku cyangwa se mu kazi ukora k'amatiku ikintu wakuyemo ni ikibanza. Oya ntago ari amatiku. Mu bigaragarira. Rega witita amatiku ko nawe amatiku wayajemo. Ahubwo wowe wayasohotsemo ko naherutse warayajemo. Ariko uko biri kose tuyabanamo. Urasetsa. Tuyabanamo. Mbo ariko ntacyo niko kazi ukora. Yewe naga ariko kazi nkora kuvuga ngo ubungubu tuvugana nakavuyemo ngira ngo ntabwo nta muntu merutse kurekuraho imiriro ngo uvugeho. Ariko niko wakoraga niko abantu bari bakuziho. Bari banze mu matiku ariko amatiku nkayavanga kuva wasaba imbabazi akakanya nta matiku nzongera kugarukamo. Ariko ubwo niko kazi kari kagutunze. Ahubwo reka tuvuge ko akazi wakoraga k'amatiku no gusesengura ibintu bigiye bitandukanye gahagaze ubu nyine kagusigiye ikibanza ariko umaze kubona kako kazi nta mumaro kakumariye uhisemo gusaba imbabazi abantu. Oya nta bintu wakora mu matiku ngo bigire icyo bikumarira nanaho byakugeza. Buriya nje nkunda kubwira abantu ngo aho tuva ni kure aho tugana naho ni kure bahazi ariko cyane ko Bibiliya ivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma na mwana ntabwo Imana izadutabarira mu matiku ntabwo Imana izadutabara nje nzabana Imana yagitabara benshi batakoza amatiku. Niyo mpamvu rero ushaka gutangariza isi gutangariza abanyarwanda ko uyu munsi wa none namaze gusobanukirwa ko Yesu yagutungisha gakondo yo muri Bibiliya ko Yesu yagutungisha kugubwa neza. Cyane rega nanashaka akazi ndi umusore nta muntu wanyuma akazi ngakora kandi kazi katari ibintu by'amatiku. Ayo matiku yagusigiye ikibanza n'ibindi n'igihagararo n'imyambaro nkuko turi kubibona. Ahubwo we ntiwatweretse telefone Nyarudindiri ubushize yatweretse telefone mu mutungo ufite telefone ntayirimo. Jena telefone sinayibura ariko cyangwa ni make ni na make reka ntekereze ko kugeza aka kanya wenda amatikura yaretse nk'uko wabitubwiye umaze gusaba abantu bose imbabazi uri gutekereza ko ubu ngubu ugiye gutungwa n'iki? Ni ukuvuga ngo umbaje ikibazo cyiza. Satani yigeze agerageza Yesu aramubwira ngo ese ngo wasimbutse hano ko handitswe ko Imana izagutegekera abamarayika bakagusamira mu kirere. Nenda kugerageje. Oya aramubwira ati haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ninatungwa n'amatiku n'ubundi ntago amatiku yarantunze kuva na kera. Byo byose kumenyekana kwanje ngira ngo hashize nk'umwaka umwe abantu bamenye. Indi myaka se wakumva ko narimbayeho gute. Ya Mana ndebereraga cyagihe kera nyiri urusoro mu nda ya mama paka mvutse paka izi saha no biracyandeberera nzabaho uko byagenda kose pe. Wumva ari iki kizagutunga? Nzatungwa n'imirimo y'amaboko yanjye ngo mgiye gushaka gukora. Ni nk'iki wumva uri gutekereza ko ugiye gukora? Je nacuruza. Ufite igishoro? Igishoro se igishoro kiva mu bana. Nawe ubwawe none ha wampa igishoro. Kuburi wose icyo gishoro se ko wambwiye se ndiho igishoro kirahari. Guys abantu mukunda Noheli ariko mukaba mwabazwaga n'amatika akora. Ayo matiku murumva ko yamusigiye akabanza ariko kandi arashaka no kukubaka mu buryo buturutse mu ijambo ry'Imana. Kandi iryo jambo ry'Imana agomba azagerageza buryo cyarivuga ritacinge ku mitima yanyu hama mukuri impiri mu mifuka mu muhereze yubake. Siko ubitekereza wowe? Erega buriya ntabwo Imana ikoresha abantu benshi Patri. Imana igiye gutabara ntabwo ikoresha benshi. Izakoresha ngewe cyangwa izakoresha Meshake? Shobora gukoresha Meshake gahunda Studio TV, shobora gukoresha n'undi go hirya hino. Rero niyo mpamvu cyane ko nawe bagiye bakuvuga ariko ntucike n'ijyo ugakora. Ngiye ntacyo nageze. Mbo nukuvuga ngo wenda ntago turi buze kwizimba mu magambo cyane turaza no gwa Meshake mikoro aze kutwunganira wenda wasanga hari ibintu byinshi ashaka kutubaza.
ariko aka kanya mu imyaka umaze mu biganiro wakoraga cyangwa se n'uburyo wagaragaraga uri umusitari turakuzi, ariko aka kanya ushobora kwibaza ubundi Noheli ko ari umusitari cano ye niyi ubundi cano ye ikurikirwa n'abantu bangahe ko tubona azamura amacano y'abandi iye yazamutse bingana iki? Icyo kibazo ndagira ngo ukinsubize mbere yuko nkubaza ikindi numva nshaka kukubaza. Ni ukuvuga ngo rero wagira ngo sinzi umudayimoni waje ku kintu cyitwa cano yanjye ayicara hejuru umva ayisiga umwanda. Mfite agacano kitwa ho nari inuye TV ariko ntikagira ahantu kava nikagira naho kagera gusa abantu bakambwira ati we nugashyiraho amatiku gatwika cyane bwo kazarebwa. Rero naje gutekereza ndavuga ni bundi amatiku niyashaka kazarebwe n'abantu batanu ariko bakijijwe bumva ijambo ry'Imana bumva indirimbo ariko ntago ari ngombwa ngo nkarikureho amatiku. Ako niko gacano mfite kandi ndabizi neza ko kazagenda kazamuka uko byagenda kose. Cyane ko bundi ngiye ntago umugisha wangira muri YouTube channel tu niko ngiye mbibara. Uba wumva umugisha uri umugisha wangira muri Kristo Yesu. Kandi muri Kristo Yesu gute nyine dusobanurire. Jemba n'uvu umugisha wanje ushobora guturuka handi hano kuko umbajije neza. Niba nde kuikiganira handi kikarebwa n'ibihumbi 50 ijana 25 kuzamura iwanje narekura bikanga kandi nguru umusitari. Ikintu yabonye cyo baza naravukiye kuremera abandi no kuzamura abandi ariko nge byaranze ndandi ngo na muganga wigangahura tu cyangwa wivura. Mu bintu watubwiye wagezeho watubwiye ko no kumenyekana nabyo biri mu byo wagezeho. Mfite n'indirimbo nyinshi abantu bagiye bamenya. Uba wumva waramenyekanye mu biki? Mu ndirimbo nziza nje bone neza namenyekanyeho. Hari nk'umuntu utazi indirimbo yawe? Ni indirimbo yitwa ho nari intuye siho nyitwe Yesu yaranye. Ariko iyo ndirimbo kariyo yonyine uhora uvuga cyane nuko yo yaturendinze cyane hari n'izindi sinayo gusa yaturendinze sigeraye sha yaragiye pe igeze hise ifite views oya ifite views ni kwereka se ifite views zingahe tubwire byanze bikunze 20 n'umunani urumva uko biri kose yarazamutse bizaza mbo mu buzima bwawe mu mibereho yawe niki wicuza? Ikintu nicuza ni igihe nataye inkorera satani. Je watawe gukorera satani? Nzi ko ndi gukorera Imana. Ni ryari wakoraga satani? Nakorana n'abantu nzi ngo ndi gukorera Imana ndi gukora umugisha. Twahuye ni urumva nkoko nkaza se nku Steven namurekuragaho imiriro muzi. Ibyo wavugaga se byo uranabizi? Uretse gato genda gake. Wenda we dushimye ko yagukureho umugisha akaguha iPhone akakuhinka. Ntagira ataha? Buretse iyo nka ntirataha. Ariko nkanya nyane mu Kigali. Wa Steven. Ariko mbanze nsaba imbabazi n'umuntu witwa mushiki wabo Anuarite. Nawe yari yambonye nabi ambabari no mubyeyi mwiza cyane. Anuarite nawe uzamusaba imbabazi kandi yarakuborotse. Ndazimusabye. Anuarite uborokore Noheli uhereye umunsi. Ndazimusabye kabisa ambabari. Umubyeyi mwiza uba muri Amerika. Yarankunda akavuga ati uririmba neza bizagenda biza ariko kubera nyine ko hari abantu bashaka kurinda ubuhamya bwabo n'ibyabo. Rero musabye imbabazi nawe nisinzi ukuntu mise mwibuka. Yes guys, rero ndi kumwe na Noheli Prophete byukura bagirane Noheli aho ngo nari intuye niko asigaye yitwa. Turimo gushima Imana ari uko nkiri muzima. Ejo bundi nari mfuye Imana ikinga akaboko nari ndi kureba video bamfashe ngaramye mu muhanda ntazi n'ahantu ndi ariko Imana irashoboye. So rero narindi mukanya ni nababwiye ngo ntago turi bwizimbe mu magambo ariko mbere yuko mpereza mikoro meshake bundi Nohe warize sha kubw'ubushobozi buke naho navuki no kuba ndi imfubyi urambaza ngo narize cyakora niza 6 abanza cyane uzi Icyongereza se ubungu Icyongereza se wakireka twirwaneho wenda mesha akira mikrofone ugira ibintu mbariza Nohe. Nge n'abantu banyanga bafite badayimone ko ngende umwana mwiza nari biryange kabisa. Inshuti bakunzi ba Niyo Patrick mukomeze kugubwa neza aho muri hose by'umwihariko dushima Imana ishoboje Noheli Prophete byukura bagirane bakunda kwita ndakumva papa cyangwa aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye. Dushima Imana ko imuhaye ubushobozi akabasha kuca bugufi. Ariko njyewe nk'umunyamakuru nagize ikibazo. Prophete Noheli turakuzi mu biganiro bitandukanye uri umuntu ujya utegura
ugategura amabombe, ugategura planka, ugategura byinshi bitandukanye. Ndashaka kukubaza nk'umunyamakuru, ibi bintu bikoreshwa n'umwuka wera cyangwa ni views uri gucuruza? Tumara amatsiko, kuzicuruza se ndi kushyira kuri channel yanjye, ndi kuzicuruza. Wasobanuye ko bagwa ibihumbi 10 n'amatike n'ibindi. Icyo nabwira abantu nibacyumva. Yego. Njyewe nsabye imbabazi. Hari n'umunyamakuru witwa Jackie nyiri Hara TV, nawe nigeze kumuvuga nabi, nasabye Mutesi imbabazi, na Jackie musabye imbabazi ko nigeze kumubwira nabi. Ariko abantu bose mwagiranye ibibazo. Cyane. Muri showbiz bro, njye navuze abantu ndakubita ndahonda nitaye kurinde nguri iki. Na Jackie namurekuyeho imiriro ambabarire. Kandi nabazabona kino kiganiro. Uyu munsi nafashe umwanzuro wo kwinjira mu yandi mavuta no mu rundi rwego. Reka nkubwire niyo Patrick. Bajya bavuga ngo igiti kirimo igiti cy'umuruho nicyo cyeraho imbuto z'umugisha. Y'abantu batakuvuze ubutarakomera. Niyo mpamvu rero navuze ngo njyewe kanicare nikiranure n'abantu. Nese ubu niyo Patrick Nganzo ko ejo yaratuvuyemo yaragiye. Ibyo byose yarajyaga kango nonwa. Wabyumvishije neza? Ari kugenda mvuga ni Noheri yaramvishije. Wabyumvishije? Sinange gusa n'abandi bamurekuyeho imiriro. Nabo bataramusaba imbabazi. Nabejo ashobora gupfa batari ku nka Juste cyangwa se Ceri cyangwa Kurudi cyangwa abandi bataje ngo twiyunge. Urumva rero Blaza njyewe nahisemo kugira gute kuguza kuvuga ngo nsabye imbabazi uwo navuzeho wese. Yaba yari inshuti ya Patrick tukamenyana, yaba yari inshuti yanjye akagira uko mbona yewe kugira ngo nabyemeye ko imbabazi zanjye zivuye ku mutima. N'umunyonzi n'umumotari niwo twahoye musuzugwa bari mu modoka yabo twahuriye ahantu hagiye hatandukanye. Ndashaka gukorera Imana bro. Amen. Musabye imbabazi. Urakoze. Haleluya. Nibaza ko ikiganiro cy'uyu munsi nta matiko akirimo, ni ikiganiro cyo gusaba imbabazi. Kandi ndizera ko niyo Patrick nawe bimushimishije ndetse binashimishije umutima wiwe. Tubone no gushimira Imana ko yakoze imirimo n'ibitangaza, by'umwihariko niyo Patrick ndamukunda kandi ndabizi ko tubisangiye n'abandi bantu benshi. Niyo Patrick rero dushimiye Imana, wasa n'ugarura ikiganzo ukereka abantu kuko hari igihe turi kubivuga ko murabona aya maboko yarabibona. Njyewe nzabeka ka video gatoya yakoze impanuka, namwe muzabireba. Prophet uyu mupapa ari umwe mu bantu hari nk'indirimbo yakoze ejo bundi ngo esura byumvute. Ndavanga iyi ndirimbo kubona buzamo ngo sirimbe birambabaje. Ibaze ko twaje tugirana ibibazo, nje twagiranaga ibibazo, nareba ikiririmbo yasoye nkumva nagikunza mva nk'indirimbo kuki ntayijemo. Njye hari indirimbo agira ivuga ngo nyibuke, yitwa nyibuke. Niko yitwa nzamuye kwizera kwanjye. Yego, nukuri ko Imana ishimwe. Prophet tugiye gusoza ikiganiro tugushimira ndetse tushimira niyo Patrick kubwo kuboneka tuboneraho kubasaba kugira ngo mujye kuri niyo Patrick murebe indirimbo yitwa Imbabazi z'Imana. Nyuma yuko akoze impanuka murabona iyo ndirimbo kuri niyo Patrick. Murakoze cyane, turabashimiye rero Prophet Noheli, Imana iguhe umugisha. Ndetse niyo Patrick nawe turagushimiye ku mwanya mwiza ndetse no gutanga imbabazi kuko nabyo burya ni igikorwa gikomeye. Gusa imbabazi ni kimwe ariko nabwo kuzihabwa ni ikindi. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi mwakoze cyane. Amen.